Defense dushima Imana iduhaye umwanya wo kubana namwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dushimiye ubuyobozi bwa Youth Group nawo bwadutekerejeho bukabona ko dukwiriye kuganira amagambo y'Imana. Rero mwese n'ukuri mwimvemo ikaze kandi tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Ntabwo turufata umwanya muremure ko ndumva ikirere turimo ni ikirere cyuzuye imbaraga z'Imana isumba byose, kandi dushima Imana ko yaduhaye umunezero. Ko muranyumvara? Allo muri yes, turakumva cyane pe. Asante cyane, murakoze cyane. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byabo 2 n'umurongo waho wa 10. Hanyuma nidusoza turasoma n'ubundi mu Efeso ibice 4. Tubanze hanga ibice 2 aravuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Twavuze ngo ni mu Efeso ibice 2 umurongo wa 10 turasubiramo, haravuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Amen. Ibice 4 n'ubundi hano mu Efeso kugira ngo tubihuze twumve ikimana dushakaho, umurongo wa 12 na 14. Bibiliya iravuze ngo dusome mu izina rya Yesu. Ibice 4 mu Efeso n'ubundi umurongo wa 12 n'uwa 14. Biravuze ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohoka kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwami w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohoza kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Kugira ngo nshaka umurongo wa 14 cyane, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Amen. Tudusenga Imana. Bana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'imbaraga n'urukundo. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Bavandimwe, reka tugirire neza, mbabazi zawe n'urukundo rwawe birushaho kubana natwe. Ntabwo dusengeye ijambo, ahubwo dusengeye umwanya tugiye kwemerera ubushake bw'Imana muri twebwe kugira ngo buganze, kugira ngo tugirire neza. Urakoze kuri umukozi w'umuhanga, dufashe kandi dukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twikirize amen. Teme cyangwa se umutwe w'amagambo na wise ngo gukura cyangwa se kubaho mu buzima bukuze bwo mu mwuka. Kubaho mu buzima bukuze bwo mu mwuka. Muri hangana ndasa nukora introduction gatoya kugira ngo mbihuze uburyo kinumva nshaka ko tubyumva, kandi ndabizi neza ko tubisangira neza twese. Hanyuma navuze ngo teme cyangwa se insanganyamatsiko cyangwa se ubwo nimba naba ni insanganyamatsiko iravuga ngo kubaho mu buryo cyangwa se gukura mu buryo bw'umwuka. Bune tuvuze gukura mu buryo bw'umwuka, gukura mu mwuka ni iki? Gukura mu mwuka ni uburyo umuntu wese wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe agenda arushaho gusa cyangwa se kugira ishusho cyangwa se kugira imimerere cyangwa se imiterere ya Kristo Yesu. Uburyo ugenda nyine wiyavapora cyangwa se wimprovinga mu buryo bw'imitekerereze y'ubumana, icyo nicyo twita gukura mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo dukuze mu buryo bw'umwuka rero hari ibintu biba. Niyo mpamvu hano Bibiliya twasomye mu Efeso ibice 4 n'umurongo wawo wa 13, mpamvu batubwiye ngo kugeza ubwo twese tuzasohoza kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwami Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohoza kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Amen.
aya ni amagambo umukozi w'Imana Pawulo yabwiraga abantu b'Abanyefeso, arabwira birakwiriye ko tugenda tukaba abantu bakuze, apana guhora tumeze nk'abantu bari muri position uyu munsi, umwaka ukarangira undi mwaka ugashira undi mwaka ugashira n'imyaka igataha, uko ejo bundi batubonye cyangwa se uko bababonye bakaza bagasanga n'ubundi nta kintu cyahindutse. Reka mabwira inshuti zanjye, dukwiriye kugera ku rugero Imana y'ubwayo biravuga ngo na Yesu Kristo ntatinya kwirata ko turi abavandimwe be. Ni ukuvuga ngo igihe cyose twakuze mu buryo bw'umwuka hari impinduka zigaragara. Iyo umuntu akuze mu mwuka rero hari ibintu biba. Iyo ugenda urushaho kugenda usa na Kristo Yesu, iyo imiterere yawe cyangwa se imitekerereze yawe, iyo imigenzereze yawe igenda ihura cyane n'imitekerereze y'Imana, iyo kubaho kwawe kugenda guhindagurika ariko kugahinduka ugira ishusho ya Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo uba uri kugenda ujya mu rwego rw'imitekerereze yisumbuyeho imitekerereze y'abana b'abantu. Biravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye. Mbibutse ko abantu twese turi abantu b'Imana. Bibiliya mwitangira avuga ngo tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu ndetse ase natwe. Ariko abantu b'Imana n'abana b'Imana baratandukanye. Niyo mpamvu ugera ku muntu mu kanya akubwira amagambo ashobora gutuma ushaka guta kribe cyangwa se ukumva ababaye. Uwo nguwo ni umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ninde rero? Abakigendera mu mirimo ya kamere, ariko umwana w'Imana, haleluya, umwana w'Imana akora ibyo data ashima. Mu Bagalatiya usomye bivuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ngo ni iyi ngiyi. Kandi umwana w'Imana ahora akura buri munsi, arakura. Naho umuntu w'Imana ahora kwakura, ari fixe. Ikintu kigaragaza ko umwana w'Imana ni iki? Nuko wizera Kristo wawe ku musaraba kandi ukizera imbaraga ze. Abana b'Imana bahora bagira inyota n'inzara yo gushaka ibyo umwami Imana ashima. Haleluya. Abana b'Imana, umuntu wese wakoze mu mwuka, umuntu wese wagize impinduka z'uburyo bw'umwuka, apana igihagararo kibigaragara. Mbese hari ubundi buzima tubamo iyo tumaze kuva mu mirimo ya kamere twahozemo kera. Bibiliya muri Zaburi ivuga ngo iki? Dawidi yaravuze ngo mu byaha mu nda ya mama niho navukiye. Ariko iyo tumaze kumenya Kristo Yesu, ubundi umuntu wese ava akagira avuka ari umunyabyaha, avukira muri kamere y'icyaha. Haleluya. Ariko iyo umaze gusobanukirwa imirimo ya Yesu Kristo yakoze ku musaraba n'icyamuzanye, cyagiye uvuga ngo nkwiye kwirinda iki ngiki, ugasobanukirwa ubwiru buri mu bushake bw'Imana isumba byose, watangiye gukora mu buryo bw'umwuka. Mwumve rero ibintu biba iyo umuntu amaze gukora mu buryo bw'umwuka. Niyo tugiye gusorezaho, tugiye kureba ibintu biba iyo umuntu yakuze mu buryo bw'umwuka. Haba iki? Ni iki kiba? Yemwe muri kumva twikirize amen. Turi kumva kabisa, turi tayari. Iyo umuntu yakuze mu buryo bw'umwuka, ikintu cya mbere kiba, Mwuka Wera cyangwa se Imana ijya imuhereza imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Mwuka Wera niwe wenyine uduhesha gutsinda icyaha. Mbibutse ko nta kintu na kimwe wakora kugira ngo utsinde icyaha Mwuka Wera atari hamwe nawe. Kubera iki? Muri kamere ya muntu ntacyo dushoboye. Petero yaravuze ngo ngewe ubwanjye ntacyo nshoboye, ahubwo nshobozwa na Kristo unyongera imbaraga. Iyo rero wakuze mu buryo bw'umwuka, Mwuka Wera aguhereza ubushobozi bwo guhangana n'ibyatumye udeveye umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera aguhereza imbaraga zo guhishurirwa ububi bw'icyaha, ukagigendera ku ukagihunga. Mwuka Wera niwe wenyine
uduha ubutwari bwo guhamya Kristo Yesu. Mwuka wera iyo twamaze gukura niwe wenyine uduhereza ubutwari cyangwa se uduha imbaraga zo guhamya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Cya kabiri kibe twakuze mu buryo bw'umwuka. Mwuka wera aratuyobora kandi akaduha ubwenge. Amen. Mwuka wera ni wonyine ushaka kuyobora, akayobora ababyeyi, akayobora abakobwa, akayobora abasore, akabageza ku rugero rushyitse rwa Kristo Yesu. Kandi iyo amaze kuyobora, ikintu cya mbere kiba akumenyesha ukuri. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo uwo mwuka naza azabemeza iby'ibyaha byanyu byose. Ukuri ni nde umenya? Ukuri ni Kristo Yesu. Mwuka wera aduhishura kumenya Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ahantu Mwuka wera w'Imana ari, aguhereza imbaraga zo kumenya Kristo Yesu byimbitse. Kubera ko ntabwo uba ukitwara nkawe ubwawe, oya, ahubwo uba witwara nka new creation, nk'icyaremwe gisha. Amen. Kubera iki? Kubera ko Mwuka wera afite imbaraga. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo gusenga kwacu ntabwo dushoboye, ahubwo ngo Mwuka wera ngatuniha iminiho. Umuntu akuze mu buryo bw'umwuka, Mwuka wera ajya muhishura Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Kandi Mwuka wera, umuntu akuze mu buryo bw'umwuka, Mwuka wera amuha kumva ijwi ry'Imana. Amen. Mwuka wera ni wowe wenyine ushobora kumva ijwi ry'Imana. Mwuka wera iyo tubakuze mu mwuka, andi majwi yose turayirengagiza. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ibyo dukora bitadukwiriye. Ni ukuvuga ngo iyo amaze gufatwa na Mwuka wera, Mwuka wera mwamaze kujyana igihanga, iyo amaze kwemeza iby'ibyaha, agwishura kumva amajwi y'Imana. Kandi ikindi, tukiri ahangaha, Mwuka wera w'Imana niwe wenyine wishura ibintu isi itamenya, ibihishwe. Iyo dufite imbaraga z'Umwuka wera twarakuze, tumenya ibyo abandi bantu batamenya, abari mu isi y'umwijima badasobanukirwa batamenya. Kubera iki? Kuko Mwuka wera w'Imana yaje muri twebwe. Ikindi kintu kiba, Mwuka wera w'Imana atubera umuyobozi w'ukuri kose. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze guhishurirwa Yesu Kristo, Bibiliya ivuga ngo niwe rembo bitwinjiza mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Mwuka wera iyo tubakora mu buryo bw'umwuka, ntabwo tuba tugicirwaho urubanza, oya, ahubwo Mwuka wera buri gihe atunihira iminiho imbere y'Imana. Kandi ikindi, ntabwo tuba tukitwa abacu, tuba twitwa abana b'Imana isumba byose. Kubera ko Mwuka wera yamaze kuduha gusobanukirwa imbaraga ziri mu gakiza k'Imana. Ikindi kiba, Mwuka wera w'Imana niwe wenyine ukuraho ingeso mbi za kamere. Ukabona icyaha ukumva kirakunukiye, wakumva ubusambanyi ukumva burakunukiye, wakumva ubwibyi n'ibindi byaha byose Bibiliya yanga ukumva birakunukiye. Kubera iki? Kubera Mwuka wera w'Imana twahawe. Mwuka wera w'Imana atunganya imitima yacu rwose. Cya gatatu, Mwuka wera yaje, habaho icyo twita sanctification. Ni ukuvuga ngo Mwuka wera niwe wenyine uguhereza ubushobozi bwo gukuraho ingeso mbi zawe zose zakubase. Ingeso zanjye zose zambase sinashobora kuzireka, ahubwo Mwuka wera w'Imana niwe wenyine udukura izo ngeso. Ikindi, Mwuka wera dutunganya umutima. Iyo tumaze gukora mu buryo bw'umwuka, Mwuka wera aduhereza imbaraga zidutunganya mu mutima. Ikindi kiba,
Mwuka wera aduhindura mu ntekerezo zacu no mu myifatire irahinduka. Umuntu ufite mwuka wera ntabwo wamuyoberwa, oya, kabona n'isi itamumenya, ariko mu isi y'umwuka aragaragara. Mu isi y'umwuka umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka, mu isi y'ibitagaragara waragaragara. Mu isi bidafite ishusho we aba afite ishusho. Amen, amen. Opesile barigari farikare saleboria dejabwe la silegari. Nukuvuga ngo hahandi abantu batakubona, twebwe nukuvuga ngo dutungishije benshi mu isi y'umwuka. Rero uwo mwuka twahawe iyo tumaze gukura muri we, hari ibintu tubona nk'ibibambwe ku buryo murakubwiye nabo kumva nibisanzwe, kubera ko mwuka wera w'Imana yamaze kugera muri wowe. Ikindi kiba, mwuka wera araduhumuriza kandi akazana amahoro yo mu mutima. Bavandi mbibutse ko umuntu wese ufite mwuka wera muri we, wakuze mu buryo bw'umwuka, ajya agira amahoro isi idatanga, ajya agira amahoro adakomotse ku bifatika, oya, ashobora kubura akagira amahoro yo mu mutima. Muri ibyo yavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda nda amahoro, kubwo imbabazi ze nyinshi nda amahoro. Muri Nzeri 207 mu gitabo cyo gushima aravuga ngo mwuka wera ngo tugira ubwoba iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Umuntu wese wakuze mu buryo bw'umwuka, apana mu gihagararo, ajya ahora akumbura ibihe byiza byo kubana na mwuka wera uri muri we. Ajya yumva afite inyota zo kumva icyo Imana ivugana nawe mu buryo bw'umwuka. Bityo mwuka wera agatanga ihumure mu bantu bayo. Usibye kuba warakuze mu buryo bw'umwuka, niyo hantu honyine ushaka gupfusha cyangwa ukagira ibibazo ukumva ni ibintu bisanzwe, kubera ko mwuka wera aguha ihumure ryo mutima. Haleluya. Kindi kintu cya gatanu kiba, mwuka wera iyo amaze gukura mu buryo bw'umwuka, mwuka wera kwishurira akaguha impano ze. Hari impano twakira iyo twamaze gukura mu buryo bw'umwuka. Iya mbere, duhawe gukiza indwara, tugahawe kubwiriza ubutumwa bwiza no gutanga inama no guhumuriza ababaye. Izo zose ni Imana igenda iduhereza. Ni ukuvuga ngo iyo mwuka barabona ko wakuze uri ku rugero rushyitse, izi mpano zose zikurikirana abadayimoni, gusobanura ibintu abantu badasobanukirwa bari mu isi yifatika, mbese duhabwa ibintu biremereye mu isi y'umwuka. Cya gatandatu cyo gusoza, mwuka wera ahindura ubuzima bwacu. Iyo mwuka wera yageze mu muntu, umuntu yageze ku rugero rushyitse yakuze, ubuzima bwe burahinduka. Ahindura imigenzereze ye, acisha bugufi, kamere igapfa pe. Mwuka wera niwe wenyine wica kamere mu muntu. Amen. Iyo mwuka wera wakuze mu buryo bw'umwuka, ubaho mu buzima bushimisha Imana, buramya Imana, buhimbaza Imana. Hahandi Imana ivuga ngo wabonye umugaragu wanjye. Dufite abantu benshi Imana agiye yirata. Mwuka wera rero iyo umaze gukura mu rugero rushyitse, mwuka wera niwe wenyine uguhamiriza kuri umwana we. Hanyuma icyanyuma, mwuka wera niwe wenyine utuma umuntu amenya ko ari umwana w'Imana. Cyambere atanga icyemezo mu mutima ko umuntu we bwite yihamiriza ko ari umwana w'Imana. Cya kabiri, mwuka wera iyo umaze gukura utangira kujya wumva urukundo rw'Imana. Hanyuma ikindi kintu kiba cya nyuma, mwuka wera akuyobora inzira nziza yo gukiranuka. Niwe muyobozi mwiza uduhesha kwegera ubwami bw'Imana. Niwe muyobozi mwiza utwegereza ubushake bw'Imana muri Kristo Yesu.
ijambo ry'Imana rituganze. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, murakoze cyane.